gafata nagakora neza ubundi icyacuye mu nzu y'Imana haza kugitanga nta kibazo girihe byiza cyane kandi gerane n'Imana Pastor ngenda gukunda cyane Put telefone Nana. Nana we. Nana. 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 Ndiyemo nimbari abantu bagenda bagaraka mu muhanda bababwiriza genja ngufite umuzi ijya gusenga ntago mfite umwoyo gwagara nzi nibwo bwa mbere wambona mu maso gawe use uranzi tuvugije uko wowe sangwa ntahunze kamubaza musigiye munasara kuno ndi kukubwo baza niba nkuzi cawo unzi nasaze uranzi wowe ko mana yisi unzi wowe unzi wenda sindagera iwawe nitwa ndetse witwa ariko koko di no sense izina unzi utazi izina ryanjye zina wawa warambwiye sizi wigeze ko ndi kuva nta hantu twagane ngo hazemo izina ra ubwonko bwanje nabwo bwabaye butoya ubwo tuziranye utanze ku kijanye n'umudamu wawe twari tumazemo iminsi umudamu wanjye se uzanye n'umudamu wanjye uziranye nanjye uziranye nande nese ubu koko umudamu wawe turi gusengera muri izi minsi musengera mu bigize mu bijanye n'imyuka mibizi wanjye zo mu rugo rwanjye imyuka mibi biki yewe ntaho nzizi ntaho nkuzi se uranzi wowe sunga mirimo ye nawe yewe mbabarira ubwo hari nkubwiye nabi wenda ubwo ndibeshe ucanga wenda ukaba ufite impanga utaha mukajya muza kuduhageraho sibyo jya ukomezanya nawe musengana njye nsengana nawe nta kibazo reka twe kubigira birebire ubwo ntaho nzi nanjye ntuzongere guca mu bantu bahagarika mutaziranye nimba ari n'amafaranga washakaga wari kumbwira ko ushonje nkaba nagukugaburira cyangwa se nkaba nagufunguza ariko ntumpagarike mu nzira umbwira ko unzi nk'inkuzi hewo se uzambwira ngo ntaho nzi ibintu tumaze iminsi turi gukorana njye na akaba yari afite indi mpanga yese basa ku fotokopi ku buryo naba ndi kubyitiranya yemwe wa mugabo we urashakaho iki kubera icyo uri kunyivangira mu buzima nutitonda nguhaye gasopo ibyo nzagukorera nzakubabazanya n'uwukunda uwo ari we wese nutavira mu buzima nawe uve kuri iyi si y'abazimu uje mu isi yanyu ubutaka n'ubuzima ntahari bwo buzima bwawe
nguhaye gasopo bibo bwa mbere no bwanyu urebe bikureba n'izina rya Yesu. Waba ushaka kugura subscribe watching time na views byo kuri YouTube? Waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform? Igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0743 41 043. Gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse. Bose ko runjyamye imbere Simbizi ntacyo. Shudi. reka mubaze ufite ikihe kibazo bigeze aho uri umuntu w'umugabo uryama hasi uryamanye n'umukozi oya nje wa muri mu biki ndi kwibaza ukuntu yanjyamye imbere ahubwo se hano ngiye najyamye njyaye Je ntabwo tuzi ukuntu bigenze pe. ngewe muri kubibaza wowe n'umukozi muryamye bigeze aho uri umuntu w'umugabo uryama hasi uryamanye n'umukozi oya nje wa muri mu biki ndi kwibaza ukuntu yanjyamye imbere Iriwe. oh pastor Yesu nashimye. nimbaza Ni amahoro. natwe ni amahoro Namwe ni amahoro muri gushima Imana. dusuye noneho bitunguranye hano ko habaye nko mu rugo. Uvuga ngo kanya kose nabona nanyaruka. ni karibu rwose Kabisa. ni amahoro ariko Urebye umuntu ashobora kuvuga ngo ni amahoro ko ku rundi ruhande ntago pe. byagenze se kandi Buriya mu buzima bwanje ntaho nari nzi ko nanje nzageraho ngatekereza kuba nareka. Koma amakuru mbese waje naje ryari we cha mana ndishimye ni mama ari hehe ndi kukubaza ntuvuge wa mukecumba se kose nahajagajaze bebe ari he rukundangira ngo ari he akuko ndi kukubaza nkabona urugusuherwa ngo ako ibintu uko nsubiza nibiki umwana ari he ndi kubona wabyariye mu bitaro kunsubiza biri kukunaniza iki wabyaye agasuzuguro se umwana ari he umwana arihe nsubiza hehe genda umuzane umugabo wanjye naramusinzirije njya mu mwambaro nshaka mba ndi mu rugo nashaka nkambara umwambaro w'umugabo ubwo rero kaje kabaririza kamushaka ariko aranyica agatuma mpinda umushyitsi akanteza umutwe iki bivuze ngo turi kumwe hano uri no mu rugo uretse n'aha n'ahandi hose nshobora kuhabera rimwe icyarimwe numva se ari igitangaza kirimo ntabwo sumva kuki muraba izo mbaraga
ariko wa mwana we ko wamize imbaraga ukora ushaka imbaraga cyane. Reka hari ukuntu mwe muba mufite n'imbaraga nimubazi. nawe uve kuri iyi si y'abazimu uje muri mw'isi yanyu. Ubutaka n'ubuzima ntahari bwo buzima bwawe. Nguhaye gasopo bibo bwa mbere no bwanyuma ureba ibikureba. N'izina rya Yesu. Mukomere cyane. Mukomere. Namoro. Ibintu bibahora kuba watambuka ukancaho nakundamutsa. Nkoke muraho. Eko mana y'isi n'ijuru. Ukomera cyane. Namoro. Komera, namoro. Ese ndakuzi. Aho tuziranye se? Ni Pasteri muri kuvugana. Pasteri? Waheze. Ye mugabo winyirengagiza. Ntabwo se nkubwiye nabi. Nisiga mubaze. Ubwo mbere se wahura nanje? Uranze? Ndakuzi neza cyane wowe na madamu wawe umeze ukuntu umudamu w'igikara ukuntu. Ufite umudamu w'igikara. Aha, nuzi nambibwiwe n'iki ufite umudamu w'igikara. None sunzi. Eko mana y'isi n'ijuru. Cyangwa unzi gute? Je nawe ntaho tuziranye. Rizi nuru kunyihakanana amafaranga ndakugusaba. Ku buryo ndabaziranye nawe cyangwa nk'uzunzi nakwibuka ze? Ego ko mana y'isi n'ijuru. Kwibihindura igitangaza nje nawe turaziranye. Ahubwo mbwira bigeze hehe kuja gusenga ibintu bijanye n'agakiza intambwe zo kugira ngo wegere umusaraba. Nimba ugiye guta umwanya wanjye ugiye kumubwiriza pe nago umwanya mufite. Mfite ibyo ngiyemo nimba ari abantu bagenda bagarika abantu mu muhanda bababwiriza genja mfite umuzi ijya gusenga. Ntago mfite umwanya guhagarara. None se nibwo bwa mbere wambona mu maso gawe. Ese uranzi tuvugije ukuri. Wowe se ahubwo ntahunze. Kamubaza. Musigiye munasara. Kuno ndi kukubwo baza niba nkuzi cawo unzi nasaze. Uranzi wowe? Ego mana y'isi. Unzi? Wowe unzi? Wenda sindagera iwawe. Nitwa nde? Witwa ariko koko di. Nonsense. Izina. Nusu unzi utazi izina ryanjye? Zina wawa. Warambwiye sizi wigeze. Ko ndi kuva nta hantu twaganiye ngo hazemo izina ra. Ubwonko bwanje nabwo bwabaye butoya. Ubwo ndva tuziranye utanze. Ku kijanye n'umudamu wawe twari tumazemo iminsi. Umudamu wanjye se uzanye n'umudamu wanjye uziranye nanjye uziranye nande? Nase koko. Umudamu wawe turi gusengera muri izi minsi. Musengera mu bigeze? Mu bijanye n'imyuka mibizi wanjye. Zo mu rugo rwanjye. Imyuka mibi iki? Yewe. Ntaho nzizi. Naho nkuzi se uranzi wowe. Sunga mirimo nawe. Yewe umbabarira ubwo hari nkubwiye nabi wenda da ubwo ndibeshe. Ucanga wenda ukaba ufite impanga. Utaha mukajye muza kuduhageraho sibyo? Jukomezanya nawo musengana nje sengana nawe. Nta kibazo reka twe kubigira birebire ubwo ntaho nzi nanje ntaho. Ntuzungire guca mu bantu bahagarika mutaziranye.
nimba ari n'amafaranga washakaga wari kumbwira ko ushonje nkaba nakugaburira cyangwa se nkaba nagufunguza ariko ntumpagarike mu nzira umbwira ko unzi nk'inkuzi hewo. Se uzambwira ngo wanzi ibintu tumaze iminsi turi gukorana nje na akaba yari afite indi mpanga yese basa ku fotokopi ku buryo naba ndi kubyitiranya. Yemwe wa mugabo we urashakaho iki? Kubera icyo uri kunyivangira mu buzima? Nutitonda nguhaye gasopo ibyo nzagukorera. Nzakubabazanya n'uwukunda uwo ari we wese nutapfira mu buzima. nawe uve kuri iyi si y'abazimu uje muri mw'isi yanyu. Ubutaka n'ubuzima ntahari bwo buzima bwawe. Nguhaye gasopo. Tuba bagiye kwagamanwa koko bakajana n'urufunguzo baba bazi ngo umuntu aje yakwinjira ate mu rugo. Uriya koma amakuru Mbese waje? naje Waje ryari? Waje ryari? naje mukanya kubera iki mumvaga ahangaha mwese ntagire n'umuntu usigara mwururuko. Nari ngiye ku muhanda kubize se David arahari. Ubundi wakoza nkahagarara mu y'imbuga mbategereje. Nese nari nzi yuko uza. Nyine ntabwo mukwiye kugenda mwese hakwiye kusigara hano umuntu igihe umuntu aje ubuse hari nk'uwaje kugushaka akakubura. Dev yagiye mu kazi. Yagiye he? Yagiye mu kazi. Wari ugiye he? Ku muhanda kugura mayinite ngo nguhamagare. Mayinite kutampamagaye se? Ngiye kuguhamagara. Nese nari kuguhamagarira mu muhanda. Oya ntabwo ari byiza. Zana ufunguzo. Se nawe rero subundi ubwo. Yesu. Ntumbwire ngo ibi bintu nibyo. Ayiga we. Rahira Imana ishimesha umwana arihe aryamye he? Warabyaye arihe umwana? Wabyaye iki? N'umuki? Shira Maria Mana n'umuntu abigenza ni uyu mugabo ndamubwira yuko umwana ari he Mana ntandareba nta mwana. Yesu we ntabara pe. Ntabara irya none none haranyica. Bite umwana aryamye he? Ya ndikukubaza umwana aryamye he? Nyine aryamye he? Ninde wamuhetse? Usaka kanya baba bamuhetse. Gasopo atansiyo kuntangira umwana. Ntungu bahagize umuntu umwangiriza. Wambwira ngo iki koko? Ibigeragezo uzahura nabyo nibirenze n'ibingibi uri guhura nabyo kano kanya. Kubera ko urwanya nawe agomba kugerageza kugutera ibitero akanawe akakurwanya. Ariko nubivamo urabutsinzwe. Uraberetse Imana ko yakwibishye kuba yaguhereza kuba yagutoranya. Ibaze twemere Satana dutsinde se? Iyo Mana yaguhaye izo mbaraga zo kuba wasengera umuntu atwitinda y'amajini ikabura ikagenda izana bisobanura byose. Ahubwo wese ngusaba Imana iguha imbaraga zo guca muri ibyo bintu inabyisobanura. Kuko ntacyo wasobanura pe. Ariko mbaza akabazo kamwe. Kora hano.
kuraho ufate fataho iki se urukumva nkoze muki nkuko natwe dukoze mfite inyama mfite amaraso kandi ikindi ngiraga n'amarangamutima